Tubashimiye ko murimo kutwumva. Ntabwo mushobora kubibonesha amaso, ariko hano dushinze ibirenge ni ku mubumbe witwa isi. Ni umubumbe uri mu isanzure ureremba mu busa cyangwa se mu muyaga. Ushoreranye n'indi mibumbe 7 nayo igaragiye izuba nk'uyu wacu. Iyo uvuye ku zuba, umubumbe wa mbere ugeraho witwa Mercure. Inyuma yawo hari uwitwa Venus. Ku mwanya wa gatatu hakaza isi. Inyuma yayo hakurikiraho Mars. Iyi niyo mibumbe 4 iri mu isanzure igizwe n'amabuye. Ni ukuvuga imibumbe ushobora kubonaho ubutaka. Indi mibumbe ikurikiyeho igizwe n'umwuka. Ni imibumbe itariho itaka nk'iri ngiri tubona hano, ahubwo ni ibibumbe bya rutura by'imyuka, ariko iyo myuka ikaba ishobora guhinduka nk'amazi cyangwa se ibisukika bitewe n'ingano y'ingufu zihari. Iyo mibumbe ni Jupiter, ari nawo mubumbe munini kurusha indi yose mu mibumbe yose igaragiye izuba. Hagakurikiraho Saturne, Uranus, hanyuma uwanyuma ari wo wa 8 ukaba Neptune. Iyi mibumbe ya nyuma ariyo Uranus na Neptune iri kure cyane y'izuba ku buryo ihora ari ibibumbe by'urubura. Iyi mibumbe yose izenguruka izuba, buri wose ugakoresha igihe runaka bitewe naho uherereye. Kubera ko izuba ririmo hagati, hagakurikiraho umubumbe uryegereye kurusha indi ari wo Mercure. Ubwo ufite urugendo ruto rwo gukora, ni ukuvuga uruziga ruto rwo kuzenguruka kugira ngo ubuzengurutse izuba urihetuye, mu gihe imibumbe igiye ikurikiyeho igiye ifite inziga nini zo kuzenguruka izuba kugira ngo ibirihetuye, kandi izi nziga cyangwa se izi ngendo iyi mibumbe igomba kugenda zirutana bitewe n'intera iri hagati y'iyi mibumbe ndetse n'izuba. Nk'umubumbe wa Mercure, kubera ko wegereye izuba, kugira ngo urizenguruke uriheture biwusaba iminsi 88. Venus ikurikiyeho ikoresha iminsi 224 kugira ngo ibizengurutse izuba irihetuye. Isi ari wo mubumbe uri ku mwanya wa gatatu mu ntera uvuye ku zuba, yikoresha iminsi 365 kugira ngo ibizengurutse izuba irihetuye. Ibi ngibi twese turabizi cyane, kubera ko iyo yarihetuye dukora umunsi mukuru tukabyita umwaka mushya. Undi mubumbe uturi inyuma witwa Mars ukoresha iminsi 687 kugira ngo ubuzengurutse izuba urihetuye. Umubumbe wa nyuma ari uri kure cyane y'izuba Neptune biwusaba imyaka 165 kugira ngo uzenguruke izuba uburihetuye. Abantu bose barimo kumva iki kiganiro kuva baza ku isi, ntabwo uyu mubumbe urazenguruka izuba ngo uriheture na rimwe, kandi ntabwo wigeze uhagarara. Uragenda ku muvuduko w'ibirometero 18,000 mu isaha imwe. Iyi mibumbe yose uko ari 8 ukuyemo uyu wacu, ntabwo yose ishobora guturwaho. Muri make ntabwo bizwi neza n'ibiriho ubuzima. Mercure ari wo mubumbe muto kurusha indi yose isigaye, uriho ubushyuhe bwa °C 400 ku gice kireba ku zuba, ukagira °C 150 munsi ya 0 ku gice kiri mu gicucu. Ubu bushyuhe ntabwo bwatuma uturwaho. Hagati yawo n'izuba hari ibirometero 69,000,000. Mu 2012 byemejwe ko kuri uyu mubumbe hari y'amazi. Venus. Ikigereranyo rusange cy'ubushyuhe kuri Venus ni °C 462. Ubu ni ubushyuhe bukubye inshuro zirenga 4 ubw'amazi arimo kubira. Ahangaha naho biragoye kuhatura. Isi. Igipimo rusange cy'ubushyuhe ku isi ni °C 15. Umubumbe w'ubururu kubera ko uriho amazi menshi. Ahangaha niho hari igitangaza cy'ubuzima. Umubumbe dutegeka tukawukoresha ibyo dushaka. Umubumbe wa 4 uriho ubutaka nk'uko twari tumaze kubivuga ni Mars. Hano mu ijoro ubushyuhe buba ari °C 95 munsi ya 0, ku manywa zikaba 15 munsi ya 0. Higanje imiyaga igenda ku muvuduko w'ibirometero 70 ku isaha. Hano ku isi umuyaga usanzwe ugenda ibirometero biri hagati y'10 na 40 ku isaha, naho umuyaga ukomeye ukagenda ku birometero 91 ku isaha. Ntabwo bitandukanye cyane no kuri Mars. Ndabasuhuje, nitwa ISMAEL MWANAFUNZI. Kuwa kabiri ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2021, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zohereje icyogajuru ku mubumbe wa Mars. Zibaye igihugu cya mbere cy'Abarabu kibashije kohereza icyuma kuri uyu mubumbe kigamije kuwiga. Bohereje icyogajuru bise Espoir, Hope. Ubu kirimo kuzenguruka ikirere cy'uyu mubumbe.
ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa kabiri mu 2021 nyuma y'amezi 6 y'urugendo, ikindi cyogajuru cy'abashinwa nacyo cyageze kuri Mars. Hashize icyumweru kimwe ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kabiri mu 2021 isaa 2:55 z'umugoroba, robo cyangwa se imashini cyangwa se ikinyabiziga cy'abanyamerika cyiswe Perseverance nacyo cyaguye kuri uyu mubumbe wa Mars. Wumvise aya makuru yose wahita wibaza icyo barimo gushaka kuri uyu mubumbe, kubera iki barimo kujyayo ku bwinshi kandi bose muri iki gihe. Haba hongeye kwaduka irushanwa ry'ibihugu bitandukanye bitanguranwa mu isanzure. Uyu mubumbe Mars wo ni bwoko ki? Gahunda zo kujya kuwuturaho hagamijwe kugabanya abantu hano ku isi zirashoboka? Reka tubivugeho muri iki kiganiro. Ikaze. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa karindwi mu 1969 isaa 4:56 z'ijoro nibwo abatuye isi bumvise aya magambo. Umunyamerika Neil Armstrong yakandagije ikirenge cye ku butaka bwo ku kwezi, maze avuga aya magambo murimo kumva yuko iyo ntambwe arimo gutera ku butaka bwo ku kwezi ari agatambwe gato ku muntu ku giti cye, ariko ikaba intera ikomeye cyane ku muntu nk'inyoko. Hashize imyaka 20, ubwo ni mu 1989, Perezida George Bush yatangaje ikindi gikorwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zerekejeho amaso mu birebana no kwigarurira isanzure. Mu gihe kizaza turateganya urundi rugendo ku wundi mubumbe. Turashaka kuzohereza kuri Mars icyogajuru kirimo umuntu. Ni mu 1989, ariko Perezida Bush yashyizeho n'umwaka bazohererezaho umuntu kuri Mars. Mbere y'itariki ya 20 y'ukwezi kwa karindwi mu 2019. Uyu munsi ntawe boherejeyo, ariko Bush ashobora kuba atarazi ko umushoramari ari uzarotoriza inzozi. Uyu munsi niwe muntu ukize kurusha abandi bose bo ku isi. Elon Musk afite gahunda ntakuka yo gutuza abantu kuri uyu mubumbe wa Mars. Amateka ateganya ko byanze bikunze isi izarangira. Uburyo bumwe bwo guhangana n'icyo kibazo ni ugushaka uburyo twabigisekuru gifite ubushobozi bwo kujya mu isanzure, ikinyabuzima gishobora kuba ku yindi mibumbe. Ibyo ndizera ko mwemeranya nanjye ko ari byo bintu byiza byo gukora. Nibyo birumvikana nk'ibintu byiza byo gukora, ariko se bizakorwa bite? Ubundi uwo mubumbe ngo ni Mars bavuga ko umeze nk'isi ku buryo twazajya kuwuturaho uteye ute. Mars ni umubumbe wagize kandi ugifite gahunda nyinshi z'ikoranabuhanga zigamije kuwigaho. Buri mezi 26 hari icyogajuru cyangwa se indi mashini igwa ku butaka bw'uyu mubumbe igamije ubushakashatsi. Kuva hano ku isi ujya kuri Mars ni ibirometero 234. Icyogajuru kihagenda nibura amezi 6. Ubutaka bwaho bufite ibara ry'umutuku. Itaka ryaho ryuzuyemo ikinyabutabire cya fer, kandi fer ihinduka umutuku iyo ihuye n'umwuka wa oxygene. Iyo ibi binyabutabire bihuye bikora icyitwa oxyde de fer, ari wo mugese. Uzaraza umuhoro hanze cyangwa se ikindi cyuma uzabibona. Umuhoro cyangwa se ikindi cyuma gikozwe muri fer, iyo gihuye na oxygene bikora umugese, kandi umugese ni umutuku. Uku niko ubutaka bwo kuri Mars busa, ari nayo mpamvu uyu mubumbe bawita umubumbe utukura, Planète Rouge. Niwo mubumbe woherejwemo ibyogajuru bigamije ubushakashatsi byinshi kurusha indi mibumbe yose iri mu isanzure. Umunsi umwe umuntu nawe azajyayo. Kubera ubwo bushakashatsi bwagiye bukorwa n'izo mashini cyangwa se ibyo byuma boherezayo, uyu munsi turabizi ko kuri uyu mubumbe hari amazi asukika. Ni umubumbe utandukanye n'uyu wacu mu birebana n'imiterere, ariko biragaragara ko iyi mibumbe ari ababyara, kandi n'ababyara batarabakure. Kugira ngo abantu bamenye ko umubumbe runaka ushobora guturwaho, bisaba ko babanza kumenya imiterere yawo mu birebana n'ubutaka n'ikirere, kandi ibingibi bakabibonaho amakuru ahagije ku rwego rusumba izindi zose. Ibyogajuru ndetse na robo cyangwa se imashini zisa n'izizi ubwenge zose zagiye zoherezwa kuri uyu mubumbe zagiye zifata amafoto agaragaza ko uyu nguyu ari umubumbe uhoraho inkubi z'imiyaga
zijya zikora imihengeri y'umucanga cyangwa se umusenyi. Kugira ngo ugire isura ijya gusobanuka neza, niba ubona uko isi iteye, uramutse uyifashe ukayikuraho ibiyiriho byose, igasigara nta kintu kiyiriho, nta kimera kiyiriho usibye umukungugu w'umutuku, nuko nguko uyu mubumbe wa Mars uteye. Gusa kuri uyu mubumbe hari ibirunga biri mu birebire mu birunga byose biri ku mibumbe yose ibaho. Abagiye bakora ubushakashatsi kuri uyu mubumbe bose bagaragaza uburyo iyo ukiwubona bwa mbere ubona ari umubumbe wapfuye, umubumbe w'ubutayu ufite ubutaka bw'ingumba. Ariko uko bawiga cyane bagenda babona ko ari umubumbe ufite ubutaka buzima kandi ushobora kubaho ubuzima. Mu 2011 ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubushakashatsi mu by'isanzure NASA cyohereje robo cyangwa se imashini cyangwa se ikinyabiziga cyiswe Curiosity kuri Mars. Ifite ubunini nk'ubwa SUV cyangwa se izi modoka abantu ku giti cyabo bagendamo ariko nini, ndetse inameze nk'imodoka nyine. Ipima toni imwe y'uburemere. Curiosity yageze ku butaka bwa Mars mu kwezi kwa 8 mu 2012. Iyi mashini cyangwa se iyi robo cyangwa se iyi modoka n'ubu ngubu iracyari ku butaka bw'uyu mubumbe, ihora igenda ifata amafoto n'andi makuru yose arebana n'uyu mubumbe. Igenda metero 140 mu isaha imwe. Kuva mu 2012 kuva yagera nyine kuri uyu mubumbe kugera ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa mbere mu 2021, iyi robo cyangwa se iyi mashini yari imaze kugenda ibirometero 24 byonyine. Kompanyi y'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ubushakashatsi mu by'isanzure yitwa Jet Propulsion Laboratory JPL niyo yubatse iyi mashini cyangwa se iki kinyabiziga. Byabatwaye miliyari 2 na miliyoni 500 z'amadolari kugira ngo bayubake. Ikoresha kamera zigezweho cyane ndetse n'ibindi bikoresho bishobora gupima ugukomera k'ubutaka cyangwa se ukuma k'ubutaka, bishobora gupima kandi umuvuduko w'umuyaga ndetse n'ibindi. Iyi mashini hano iri kuri Mars ishobora kwitwara cyangwa se igatwarwa n'abantu bari hano ku isi. Muri California hari ahantu hameze nko kuri Mars hubatswe ikigo cy'ubushakashatsi. Iyo bohereje mu isanzure robo nk'iyi ngiyi bise Curiosity, bubaka 2 cyangwa se zirenze 2. Ku isi bakahasiga imwe, mu gihe indi iri mu isanzure, noneho iyo ngiyi iri ku isi akaba ari y'abapilote bigiraho kuyitwara. Ndetse aho bayitwarira hano ku isi aho ngaho muri California bahise Marsyard, hameze neza neza nko kuri Mars mu isanzure. Buri santimetero imwe izi mashini zigenda kuri Mars iba yaritojwe bihagije, yaranasuzumwe kubera ko ahangaha babyigira bagenda banashyira ibintu bimeze nk'ibishobora kuba biri ahangaha kuri Mars: ibinogo, ibihavu, amabuye, umuyaga, umucanga. Ibirometero 24 Curiosity imaze kugenda kuri Mars yashoboye kubigenda kubera uburyo yubatswe n'uburyo yageragerejwe hano ku isi, ku buryo abayitwara bari hano ku isi baba bazi neza hafi buri gisitaza iri buhure nacyo. Kugira ngo umuntu azashobore kuba kuri uyu mubumbe wa Mars, iyi robo cyangwa se iyi mashini cyangwa se iki kinyabiziga kigomba kureba niba hari ahantu hari isoko y'amazi yizewe hano kuri uyu mubumbe. Uyu ni umubumbe w'ubutayu, ariko itaka ryaho rigaragaza ko ushobora kuba warigeze kubaho amazi atemba cyangwa se asukika. Munsi y'ubutaka bw'umutuku bugaragara kuri uyu mubumbe hari ibice 3 by'itaka bigerekeranye. Ikiri hasi cyane nicyo kimaze imyaka myinshi. Ni itaka bivuga ko bigaragara ko ryahoze riri ku ndiba y'inyanja cyangwa se ikiyaga, kubera ko rigaragaramo ibumba rishobora kuba rimaze amamiliyari y'imyaka ryumye. Igice gikurikiyeho gifite umubyimba w'ikirometero 1 kandi kigizwe hanini n'umunyu. Hanyuma hejuru aho umuntu yakandagira haramutse hari ugiyeyo, cyangwa se hariya n'ubundi izi robo cyangwa se izi mashini zishinga amapine yazo, ni igice gikonje kandi cyumagaye kubera imiyaga imaze amamiliyari y'imyaka ihahuha kandi kigizwe n'umukungugu. Hari ibice bimwe byo kuri uyu mubumbe bagiye babona bimeze nk'ibinonko cyangwa se itaka ryaho bikagaragara ko ryigeze gutoha cyangwa se ko ryigeze kuba icyondo. Ashwin Vazavada akora mu kigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubushakashatsi mu by'isanzure NASA, ni uyobora umushinga wo gushakisha amazi ahangaha kuri Mars.
itaka ryaho rigaragaza ko hahoze amazi afite uburebure butarengeje metero imwe. Bwari ubwa mbere tubonye ikimenyetso cy'uko hari ahantu hashobora guturwa. Rimwe mu mayobera yo kuri uyu mubumbe wa Mars ni uko ayo mazi yaba y'ibiyaga cyangwa se inyanja zawuhozeho bigaragara ko byabayeho mu gihe uyu mubumbe wari ukivuka. Aha rero wakwibaza icyabaye kugira ngo uyu mubumbe uhinduke ubutayu nk'uko tuwubona uyu munsi. Abakora ubushakashatsi kuri uyu mubumbe bo bemeza ko mu myaka miliyari 4 ishize iki gihe uyu mubumbe wa Mars wari wuzuyeho inyanja ndetse n'ibiyaga ndetse n'inzuzi nini. Muri iki gihe mu nda y'uyu mubumbe harimo ibinyabutabire biri mu bwoko bw'ibyo twita ibyuma. Ni ukuvuga amabuye yose ashobora gushongeshwa akavamo ibyuma, ariko ayo mabuye muri icyo gihe yaragurumanaga ndetse yaranashonze ameze nk'ibikoma ariko bigurumana. Ni nk'uko natwe mu nda y'isi yacu harimo mwene ibi bikoma bigurumana. Ibi bikoma byari byararemye kimeze nk'igifuniko ku nkengero z'uyu mubumbe, kikaba igifuniko cyawurindaga imirasire y'izuba. Aba bashakashatsi bavuga ko ibi bikoma byaje guhora maze cya gifuniko cyari kizengurutse uyu mubumbe nacyo kivaho. Kuvaho kwacyo rero kwatumye imirasire y'izuba igera kuri uyu mubumbe bitayigoye, bituma amazi yose yari awuriho akama. Uku niko uyu mubumbe waje guhinduka ubutayu butukura. Kubera ko bya byuma cyangwa se bya binyabutabire by'ibyuma byahoze bigurumana byagumye aho ngaho, ariko amazi yari ari kuri uwo mubumbe yose akaba yarakamye, bya byuma byaje guhura na oxygene bikora umugese. Ariyo mpamvu uyu mubumbe wabaye umutuku. Amakuru y'icyuma na oxygene murayazi uburyo akora umugese. Amakuru y'uburyo ibi byagenze mu buryo burambuye ndetse n'igihe byabereye ni imashini n'ibyogajuru birimo koherezwa kuri uyu mubumbe birimo kujya gushaka. Mu minsi 10 yonyine y'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2021 ibyogajuru bitatu by'ibihugu bitandukanye byagiye kuzenguruka ikirere cya Mars. Kubera icyo uyu munsi ari bwo bose basa n'abarimo kujya kubyiganira gukora ubushakashatsi kuri uyu mubumbe. Umva igisubizo cya François Forge, umushakashatsi mu by'imibumbe. Impamvu ni uko bitashoboka kohereza ibyogajuru kuri Mars igihe icyo ari cyo cyose ubishakiye. Mars n'isi yose ni imibumbe izenguruka izuba. Rimwe na rimwe rero hari igihe isi ijya inyura hafi ya Mars kuko buri mubumbe ugenda ku muvuduko wawo. Iyo iyi si inyuze hafi y'uyu mubumbe rero ni ngombwa ko abantu bahita bohereza ibyogajuru kubera ko nibwo bishobora kugerayo bidakoze urugendo rurerure. Nk'ubu mu myaka ya vuba isi yanyuze hafi ya Mars mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2020, bivuze ko cyari igihe cyiza cyo kohereza ibyogajuru ndetse n'andi mamashini bashaka kwajya kuri Mars. Kubera ko ari urugendo rufata amezi ari hagati ya 6 na 7, bahisemo kohereza ibyogajuru byabo ndetse n'amarobo amezi 3 mbere y'uko isi itangira kunyura hafi ya Mars. Babyohereje mu kwezi kwa 7 k'umwaka wa 2020, ariyo mpamvu ibyinshi byagezeyo mu kwezi kwa 2 k'umwaka wa 2021. Icya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, icy'Abashinwa ndetse na robo cyangwa se ikinyabiziga cy'Abanyamerika. Ikinyabiziga mvuga ubwo nicyo bita rover. Hari chaîne ya YouTube yashyizweho yitwa Cosmo Sapiens, ihora itambutsa amashusho y'ibyo iyi robo irimo gufata aho ngaho kuri Mars. Ni amashusho atambuka mu buryo bw'ako kanya. Ibyirimo ifata ibyohereza hano ku isi bigahita bitambutswa kuri iyi YouTube. Nawe ushaka kureba ubutaka bwo kuri uyu mubumbe wa Mars ushobora gusura iyo YouTube ukabona ibirimo kuwuberaho muri aka kanya cyangwa se ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 2020 nibwo ikigo cy'Abanyamerika cyitwa United Launch Alliance gisanzwe gikora ibyuma bitanga serivisi zo kohereza ibyogajuru n'ibindi byuma mu kirere cyohereje ibyo wagereranya n'ibisasu bitanu cyangwa se ibyitwa roquette, byose bitwaye ibimodoka cyangwa se robo ziri muri iyi mission bise Mars 2020. Imashini zarimo n'iyingiyi bise Perseverance zari zigiye gukora ubushakashatsi buhagije kubirebana no kuba haba hari ubuzima kuri uyu mubumbe wa Mars. Nkuko nari mbivuze, izi mashini 5 zoherejwe kuri uyu mubumbe gukora y'ubu bushakashatsi zarimo n'iyi robo bise Perseverance ndetse na kakajugujugu gato kagendana nayo. Ubundi 40% by'imashini zoherezwa kuri uyu mubumbe nizo zonyine zibasha kugeraho nta nkomyi kandi zigakora ibyo zohererejweyo. Iyi ngiyi yoherejwe ejo bundi yo yakora mu ikoranabuhanga rigezweho cyane riruta iry'izindi mashini zose zigeze koherezwa kuri uyu mubumbe. Iyi robo ya Perseverance ifite ikoranabuhanga riruta imyaka 10 iryari rikoze ya Curiosity yayibanjirije n'ubu ngubu ikiriyo.
Curiosity yabanje guhura n'ikibazo cy'amapine yayo yangiritse cyane bitewe n'uko kuri uyu mubumbe hari amabuye menshi kandi atyaye. Iyi ngiyi bohereje ejo bundi bashyizemo gahunda ya mudasobwa igezweho yafashije umutaka kwifungura igihe yari igiye kugwa ku butaka bwa Mars. Ni gahunda ya mudasobwa yakozwe ku buryo yageze hejuru y'aho yagombaga kugwa, maze utwumvirizo twayishyizwemo tubasha kureba ishusho y'aho hantu, ni ukuvuga ikarita tuyihuza n'iy'aho yari iteganyirijwe kugwa. Ubundi umutaka uhita wifungura, imashini cyangwa se robo iramanuka igwa ku butaka bwa Mars. Ni igikorwa cyamaze iminota 7, ariyo minota abashakashatsi mu by'isanzure bita iminota y'ubwoba. Yaguye mu gace kiswe G0. Ni agace gafite umurambararo w'ibirometero 45 karimo icyitwa Delta. Ni ahantu hampande 3 bikekwa ko ari ahantu uruzi rwiroheraga mu nyanja igihe kuri uyu mubumbe hari hakiri amazi. Ibi byose byamenyekanye bitewe n'amafoto yafashwe na Curiosity. Uburyo iyi mashini cyangwa se iyi robo igenda ku butaka nabwo bwaravuguruwe cyane kandi buratunganywa. Ifite kamera cyangwa se utwuma dufata amashusho tugenda tuyafata tukayohereza mu mashini ifite ubushobozi bwo kwiga, learning machine. Iyo mashini ibasha kumenya niba aho iyi robo igiye kunyura nta kintu gihari ishobora kugonga, ku buryo ifite ubushobozi bwo gukatira ibuye rinini cyangwa se ikindi kintu cyose ishobora kugonga kikayangiza. Imashini yayibanjirije ariyo yayindi bise Curiosity, yo inshuro nyinshi igenda igonga ibintu igahagarara. Abari ku isi inshuro nyinshi bayifasha kurenga ibintu igenda igonga. Iyi ngiyo ifite ubushobozi bwo guhorana umuriro kubera ko yubakanye ikoranabuhanga rihindura ubushyuhe bw'aho ngaho kuri Mars mu mashanyarazi. Iri koranabuhanga ryose ryubatswe kugira ngo iki kinyabiziga cyangwa se iyi mashini izashobore kwihanganira ibizazana n'ibigeragezo byose izahura nabyo kuri uyu mubumbe. Ngiyi imwe mu mpamvu iki kinyabiziga cyiswe Perseverance. Persevere cyangwa se to persevere ni ukwihangana cyangwa se gutwaza. Iri zina ryavuye mu irushanwa ryakozwe n'abanyeshuri b'Abanyamerika ryakoreshejwe n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ubushakashatsi mu by'isanzure NASA. Iki kigo cyakiriye inyandiko 28,000 z'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bose bahataniraga kuvamo umwe utanga izina rizitwiye rover cyangwa se imashini yoherejwe kuri Mars. Alexander Mazer wiga ku ishuri ryisumbuye rya Lake Braddock muri Virginia niwe watanze izina ryemejwe ko ari ryo rigomba kwitwa iki kinyabiziga. Perseverance. Curiosity, insight. Yavuze ko iri zina yarikuye ku buhangange bw'abantu bwo kwihanganira ibibazo byose bahura nabyo, birimo kugerageza ibintu bishya ntibabigereho, ariko bakongera bagatwaza kugeza babigezeho. Byabaye ku Banyamerika inshuro nyinshi bagerageje kujya mu isanzure, ariko urugendo rwabo rukagarukira mu nzira. Bimwe mu byogajuru cyangwa se imashini zabo zigashya kandi babishoyemo amamiliyari y'amadolari, abashakashatsi bagapfa. Iyi mashini ubu tuvugana irimo iregeranya ibimenyetso byose bishobora kugaragaza ko kuri uyu mubumbe w'umutuku haba harigeze kuba y'ubuzima. Umunsi umwe barashaka kuzazana itaka niyo ryaba ryuzuye mu gipfunsi kimwe rivuye kuri uriya mubumbe bakarizana hano ku isi. Batekereza ko Perseverance ari izazanira itaka. Nubwo abantu bohereje ibyogajuru n'amamashini menshi kuri uyu mubumbe, nta n'umwe urakora ku itaka ryaho. Iri taka nibaramuka barizanye rizakorerwa ubushakashatsi harebwe niba ryarigeze ribaho ubuzima ubwo ari bwo bwose, nubwo bwaba bw'ikinyabuzima kitagaragara nka mikrobe. Baramutse basanze ari uko bimeze, byaba ari ikimenyetso cy'uko dushobora koherezayo abantu kuri uyu mubumbe nyine bakiturirayo. Bigenze bitya, ikibazo cy'ubwiyongere bw'abatuye isi cyaba kirimo kigenda gikemuka. Iyi mashini mu bikoresho ifite harimo n'ikimeze nk'itiyo cyangwa se kimeze nka fer à béton ifite uburebure bwa metero 2. Izacukura mu butaka muri metero 2 kuri uyu mubumbe wa Mars, izamura itaka ryo hasi nyine. Iryo taka izarizamura irishyire muri twa dutube nari maze kuvuga cyangwa se mu bimeze nk'imiheha biteyeho. Ntabwo iyi mashini ari izagaruka ku isi izanye iryo taka, ahubwo harimo gutekerezwa indi mission kugeza ubu ngubu itarasobanuka neza, aho hazoherezwa izindi mashini zigiye kuzanira itaka ryegeranijwe na Perseverance. Mu 2026 nibwo bitekerezwa ko hazoherezwa izindi mashini zigiye kuzana ibyafashwe na Perseverance. Iyoherezwa ry'iyi mashini cyangwa se iki kinyabiziga kandi ryakozwe nk'igeragezwa ry'icyogajuru noneho kirimo abantu gishobora kuzoherezwa kuri uyu mubumbe wa Mars.
Perseverance izagerageza uburyo bwo gukora umwuka abantu bashobora guhumeka igihe baba bari kuri uyu mubumbe. Twigeze kuvuga ko mu mashini zoherejwe kuri Mars harimo na kajugujugu gato. Ni kajugujugu bise Ingenuity. Yagiye kugerageza niba bishoboka ko indege yaguruka ivuye ku butaka bwa Mars cyangwa se indi mashini yari yose ishobora kuguruka ikaba yava ku butaka bwa Mars ikazamuka ikajya mu kirere cyayo. Icyo tuzi cyonyine ubu ngubu ni uko imashini ishobora kuva mu kirere cya Mars ikamanuka ikagwa ku butaka bwayo. Nibyo byabayeho kuri Perseverance na Curiosity. Iyi kajugujugu rero niramuka ishoboye kuguruka ikava ku butaka bwa Mars ikazamuka mu kirere, buzaba ari ubwa mbere mu mateka y'imibumbe imashini yakozwe n'abantu igurutse ikava ku butaka bw'undi mubumbe utari isi ikaguruka ikajya mu kirere cyawo. Mu 2012 hari ikigo cy'Abahorandi kiyise Mars One cyakiriye amafaranga menshi y'abashoramari kivuga ko ari ayo kuzakoresha mu gukora ubushakashatsi buzajyana abantu ku mubumbe wa Mars, maze bakagumayo ntibagaruke bakiturirayo. Kuva iyi kompanyi yatangira mu 2012 kugera ihomye mu 2019 yari maze kwakira imyaka 10 by'amamiliyoni y'amadolari y'abashoramari. Iyi kompanyi ntabwo yari isanzwe ikora ibifitanye isano n'isanzure ndetse nta n'icyuma na kimwe kijya mu isanzure yari yarigeze ikora. Mu 2013 iyi kompanyi yabanje gutangaza ko umushinga wayo wa mbere ari uwo gukora robo imeze nk'ingi Perseverance, noneho ikabanza kujya gukora ubushakashatsi kuri Mars ndetse no kuhiga neza kugira ngo tuzajyeyo twisanga. Bateganyaga ko iyi robo cyangwa se iki kinyabiziga bazacyohereza mu 2020. Bateganyaga ko abantu ba mbere 4 bazajya kuri Mars bazajyayo mu 2024. Bateganyaga ko aba bantu batazagaruka ahubwo bazahita biturira kuri uyu mubumbe w'umutuku. Iki gihe bahise batangira kwegeranya ingengo y'imari ya miliyoni 200 z'amadolari yo kubaka iyi robo cyangwa se iki kinyabiziga cyagombaga koherezwa, ndetse banasinyanye amasezerano n'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa Lockheed Martin kizi cyane ibyo gukora ibinyabiziga cyangwa se ibigendajuru bijya gukora ubushakashatsi mu isanzure. Bari baranabonye abakandida 200,000 bifuzaga kuzatoranywamo abazoherezwa mbere kuri uyu mubumbe. Banakoze amajonjora basigarana bagera ku 2,761. Aba nabo babakoresheje amagerageza hasigaramo 708. Aba ngaba nabo babakoreye andi magerageza y'ubuzima hasigaramo 660. Bakomeje kugenda batoranya kugera hasigaye abantu 40. Mu 2015 abayobozi b'iyi kompanyi bavuze ko kubera kubura mikoro ibikorwa byo kohereza abantu kuri Mars byigijwe inyuma bishyirwa mu 2027. Aya ni amakuru yatumye benshi batangira kuvuga ko ibingibi bitazigera bibaho, usibye ko abahanga mu by'isanzure bo bari baranatangiye kunenga iyi misiyo kuva kera kubera ko bavugaga ko itatekerejweho neza, ndetse bayitekereje ntabwo ari abantu basanzwe bakora ibirebana n'ubushakashatsi mu by'isanzure. Byageze mu 2016 noneho basigaye bavuga ko abantu ba mbere bazoherezwa kuri Mars batazahaguruka ku isi mbere y'umwaka wa 2032. Mu 2019 nibwo bamenye ko batazigera bajyayo kubera ko uyu mushinga warahombye. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora ubushakashatsi mu by'isanzure kivuga ko biramutse bigenze neza mu 2030 kuri uyu mubumbe hakoherezwa icyogajuru kirimo abantu. Ikigamijwe ni ugukora nk'uko babikoze guhera mu kinyejana cya 15 ubwo bavumburaga ibice bitandukanye by'isi, nubwo bagendaga bahasanga abandi bantu ariko bakavuga ko babivumbuye, ibyitwa exploration. Iki gihe abanyaburayi bafataga ubwato bakerekeza aho batazi, bakaza kugera ahantu hari abantu batagezweho, abantu badasirimutse, ubwo bakavuga ko babavumbuye. Uko niko bavumbuye Amerika ndetse n'ibindi bice by'isi byahozeho, ariko bakavuga ko babivumbuye kandi babisanze aho ngaho. Kubivumbura kwabo kwabaga ari ukubisirimura, bakabigisha iyobokamana, bakabigisha n'ubundi buvumbuzi ku buryo batangira kubaho nk'abasirimu. Bitekerezwa ko impamvu z'ubushakashatsi bwose bwo kuri Mars ari ukumenya niba kuri uyu mubumbe hari ubuzima, niba ibinyabuzima byahaba, niba abantu bahatura. Wenda mu myaka 2000 iri imbere dushobora kuzaba twarakoze undi mubumbe wo kubakaho nk'uko twubatse kuri uyu nguyu, tukaba turawuvumbuye. Nshuti bakunzi mwadukurikiye muri iki kiganiro, tubashimiye kuba mwabanye natwe. Icya none naha tugisoreje. Nitwa ISMAEL MWANAFUNZI. Ndabashimiye.